umuntu yahimba ibintu akubeshyera agashaka n'ibimenyetso bijya bibaho. Hari abantu bahimba agashaka n'ibimenyetso bibyemeza, umutima wawe ukababara. Ashobora no kugushakira n'ababigushinja bakaboneka bakavuga bati twari duhari. Uvuga ngo uko bagendaga bajya hirya no hino bahuye n'ingorane z'ubuzima, haboneka ubukene, uko batatanye, urumva bavuye mu miryango yabo, uko batatanye habonekamo gucika intege ko mu mutima, habamo kwiheba, bamwe bagira agahinda, babona ko umwami yabare. Yesu ashimwe. Muri aho ni amahoro bakunze ba Kwemerwa TV, ikaze. Twari duharukanye ariko naje mbakumbuye, kandi nshimiye ko tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Murabizi ko kuri Kwemerwa TV ni ijambo ry'Imana dukurikirana, ndetse tukanavuga ku ijambo ry'Imana uburyo ryubaka umuryango. Muri kumwe rero na Mukashyaka Jacqueline, ariko bamwe banzi cyane ku izina rya Mama Alpha. Ndi umukristo, ndi umubyeyi, nkunda Imana, nkakunda n'abantu bayo. Ikaze rero twumve kandi dukurikire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Imana turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kuvuga kwera kwawe no gukomera kwawe, kandi kugira ngo izo mbaraga zawe zikorere muri twebwe. Unyemerere njyewe ubane nanjye n'abadukurikiye hirya no hino, umwuka wawe wera w'Imana habe, kugira ngo ari njyewe mfashwe n'abari kunyumva bumva ijambo ry'Imana bafashwe, kandi ijambo ry'Imana riberaho kuduhindura kandi rikaduha kumenya no gusobanukirwa Uwiteka. Urakoze kuko ubyumvise, icyo n'ubutware bye mu izina ryawe Yesu, amen. Uyu munsi rero numvishe twaganira ijambo ry'Imana, cyane cyane rifite intego y'uko twavuga ijambo ry'Imana ariko tugakora n'ibyaryo, atari ugupfa kuryumva gusa, ahubwo icyo ijambo ry'Imana ridusaba tukabishyira mu bikorwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, ni igice cya mbere, igice cya mbere umurongo wa 22. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Mbega agahinda, mbega umubabaro. Tugiye mu kureba ko ikinyarwanda kiri kuvuga, urumva nimba wirebye mu ndorerwamo urabona ukeye, urabona usa neza, wagera hirya ukaba wabaza umuntu ati ndasa gute, wiyibagiwe, urumva ni akaga. None Bibiliya iratubwiye ngo iyo wumvishe ijambo ry'Imana ukumva icyo rikubwira, ugasobanukirwa n'iki Imana ishaka kuvugana nawe, ngo ariko warangiza ntushyire icyo wumvise wabwiwe n'Imana mu bikorwa, ngo ushushanywa n'uwo muntu wirebera mu ndorerwamo, mu kanya gato akaba ariyibagiwe. Mbega agahinda, mbega umubabaro. Imana idufashe, iduhe gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana tuvuga, twumva. Ubu tugwije cyane abantu benshi cyane bazi ijambo ry'Imana mu buryo bwo kurisoma, mu buryo bwo kuryiga, kuryigisha abandi. Benshi muri twebwe dukunda kuba mu nsengero, tukaba no mu mirimo y'Imana itandukanye, tukavuga Imana, ndetse tukanavuga n'ibyatumye Imana itwemera. Ariko wareba umuntu kuri tele arimo avuga Imana, wajya ahakorera, wajya ahaba, wajya mu mirimo ye ya buri munsi, ugasanga bimwe yavugaga ari ku ruhimbi, bimwe yakoraga ari mu groupe, mu itsinda runaka, ugasanga ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Ubwo rero numvishe ari ngombwa ko twumvira ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye, kugira ngo njyewe urivuga, wowe uryumva, Imana idufashe gushyira mu bikorwa iby'Imana
yavuganye natwe. Haleluya, haleluya. Kandi uko ubishyira mu bikorwa, ijambo ry'Imana rigenda riguhindura, ugenda urushaho kugenda usa n'Imana, ugenda usa n'Imana. Kandi nyine ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ryo riduhindura kuba abana b'Imana. Hanyuma rero iyo ushyira mu bikorwa uko iryo jambo ry'Imana rikweza, riguhindura, rikuyobora, ugenda usa n'Imana, Imana ikakwishimira. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aya magambo yanditswe na Yakobo. Uyu Yakobo bavuga ko ari mwene nyina wa Yesu. Imana idufashe kandi tugire neza. Ngo ayandika aya magambo yayandikiraga Abayuda, hanyuma ngo akayabandikira ngo hari habayeho uburyo bwo gutatana hirya mu mahanga, ngo kubera itotezwa ry'Abayuda bene wabo batemeraga abantu bizera Yesu ko ari Mesiya, bakabatoteza. Habayeho n'ikibazo gihe Stefano bamuteraga amabuye. Stefano murabizi ko ari umudiyakoni wa mbere, wari wuzuye ubuntu bwinshi, wari wuzuye kwizera, w'umukristo, wuzuye umwuka wera. Hanyuma kubera iryo shyaka ryinshi yagiraga ryo kubaha umwami Yesu no kumukorera, murabizi ko Abayuda bamuteye amabuye. Habayeho rero gutatana kw'Abakristo, bagenda bajya hirya no hino. Hanyuma aya magambo yayabandikiye mu yihe mpamvu? Nihangane, uvuga ngo uko bagendaga bajya hirya no hino bahuye n'ingorane z'ubuzima, haboneka ubukene, uko batatanye, urumva bavuye mu miryango yabo, uko batatanye habonekamo gucika intege ko mu mutima, habamo kwiheba, bamwe bagira agahinda, babona ko umwami yabaretse. Ijambo ry'Imana bumvise ritangira kugabanuka mu mitima yabo, uko kwiheba kubazanira kujya kure y'Imana, kubazanira kureka gusenga, kubazanira kutubaha Imana. Hanyuma Yakobo yanditse aya magambo afite agahinda. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo yababonaga baterana, ndetse ngo akabona n'umubare uri kugwira, ngo ariko yareba imbuto zabo agasanga nta hantu zihuriye n'ijambo ry'Imana bize. Imana idufashe kandi tugirire neza. Cyangwa se n'ijambo ry'Imana banigishije, hari igihe batari no kuryiga, ahubwo n'uwaryigishije nawe ugasanga uburyo ubuzima bayemo, kuko agakiza si ukukavuga, ahubwo agakiza ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ugasanga ako gakiza ariko bavuga ari we Yesu, kuko Simiyoni ubwo yateruraga umwana Yesu yaravuze ngo urasezera umugaragu wawe atahe, kuko isezerano wari warasezeranyije ry'uko amaso yanjye azabona agakiza witeguriye Abisiraheli birasohoye, mbonye uwo watubwiraga. Bishatse kuvuga ngo Yesu niwe gakiza. Bango rero iyo wigisha inyigisho zivuga gakiza, nizivuga gusa na Kristo, gutera ikirenge mu cya Kristo. Imana idufashe kandi tugire neza. Kumwigiraho ko yari umugwaneza, kumwigiraho ko yari umunyarukundo, kumwigiraho ko yacaga bugufi, kumwigiragaho ko ari umukiranutsi. Tugenda tumwigiraho, hanyuma akabona ibyo bigisha by'agakiza, ibyo bigisha by'ijambo ry'Imana ntago ari bwo buzima babamo. Byari biteye agahinda cyane. Asa nk'ubibutsa rero, kandi nanjye bene data turi kwibukiranya ijambo ry'Imana. Akenshi Bibiliya murayizi cyane, ahubwo ni ukwibukiranya ijambo ry'Imana. Dukunda gusoma Bibiliya, dukunda kwigishwa, ariko ni byiza ko dushyira mu bikorwa ibyo twumvishe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uko kuntu rero batashyiraga ibyo bumvishe mu bikorwa, niho havuyemo ingaruka zikomeye cyane. Urumva bamwe batangiye kumva ngo kubaha Imana nta kintu bitwaye, bamwe bararekira iby'isi, barabikunda cyane, bakanabishakisha mu buryo butanoze, butanakwiriye. Abandi badukwaho n'ubuzima bwo kwirarira ni ukuvuga ibyo udakora, akaba ari ubwo buzima bwo kujya kubihamya, bakabihamya bigisha bagaragaza ko babizi, ariko wabasanga mu buzima bwa buri munsi ugasanga si byo bakora. Abandi noneho ikindi, habonetseho umubare mukeya w'abakizwa, haboneka umubare mwinshi w'abaterana, ariko umubare mwinshi w'abakizwa uragabanuka. Imana idufashe. Surumva bidateye intimba? Ni ukuvuga ngo rero aha Yakobo yarabandikiraga akababwira ngo nimuze twisubiremo, nimuze twongere twitekerezeho,
kugira ngo amagambo tuvuga yo kwera, amagambo tuvuga yo gutungana, amagambo tuvuga yo kubaha Imana, amagambo tuvuga yo guca bugufi, amagambo tuvuga yo kugira urukundo muri twebwe, amagambo tuvuga yo kureka ikibi n'igisa nacyo, muze bibe mu ngo zacu, bibe mu mirimo yacu turimo ya buri munsi, mbega ntibitahire ko tubivuga ku munwa gusa, ahubwo tujye kubishyira mu bikorwa. Imana ishoboze, namwe muri kunyumva Imana ibashoboze. Niko Yesu adushaka, arashaka uko tuvuga, arashaka ko ariko tunakora, uhereye ku mukuru ukageza ku mutoya. Imana nihabwa icyubahiro. Hanyuma rero dore ingorane zibaho iyo umuntu ibyo avuga atari ibyo akora. Uzi kugira ngo uba ufite nk'umutware mu rugo cyangwa se umudamu, ahave yihuta nk'ukarabye ugiye muri repetisiyo, ahave nk'ukarabye yihuta nk'ugiye kubwiriza, ahave yihuta nk'ugiye kuyobora igiterane cy'amasengesho, ariko ava aho ngaho mu rugo wenda akwimye iposho kandi uzi ko afite amafaranga, wirirwe n'inzara udahaha kandi amafaranga yayajyanye kujya kwakira abanyamasengesho ku rusengero. Urumva, kandi narangiza yigisha ibyo kubaha n'inshingano, abyigishe ariko atabikoze. Ni agahinda gakomeye cyane. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uzi kugira ngo ubona umuntu ahari wenda aragukoresha, yarakwambuye, warakoze ukwezi kurashira 3 ntiyakwishyura, ntiyanakubwira n'ikibazo yagize, ariko narangiza iyo ajye kwigisha kubaha Imana no kubana n'abantu bose amahoro, ubire urumirwa ugatangara. Ni ukuvuga ngo bamwe icyo bikurura, bamwe bananirwa gukizwa, akaba yavuga ngo Imana yuriya se ndayisenga imarira iki? Urumva, iyo wumva ijambo ry'Imana ntushyire mu bikorwa icyo ryakubwiye, bigabanya, biba bariyeri itangira abandi bizera Imana. Imana idufashe kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Abubaha Imana hari igihe bagirira ibikomere muri iryo dini. Abo bantu bababangamiye, abo bantu bataberera imbuto, abo bantu batitwaye neza kandi bavuga Imana, hari igihe bagira ngo abasengera muri iryo dini ryose abo bose niko bameze. Ugasanga umuntu afite inzika y'idini runaka kubera bamuhemukiye barimo, kubera bamubangamiye barimo, agarwara iyo ndwara yo kumva ati byiza nakwigumira mu rugo sinzajya njya guterana. Kandi ijambo ry'Imana ridukumbuza guterana kwera, bene data. Iyo wateranye kwera, kumva ijambo ry'Imana, hari aho rigukura, hari aho rigushyitsa, kurebana na bene data, hari ubwuzu bukuzamo, kumva urukundo ruraje. Urumva, iyo usiba amateraniro bitewe n'ibikomere wagiriye mu idini kubera ba bantu barimo bavuga ijambo ry'Imana ariko ntibasohoze ibyaryo, ni ukuvuga ngo benshi baragwa bakazinukwa amadini bakava mu murimo w'Imana. Mwene data turi kuganira, ntaba ari wowe wacogoye, ntaba ari wowe waretse umurimo w'Imana. Hoya, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, haracyaba ari guterana bubaha Imana, haracyaba ari guterana b'abanyangeso nziza, haracyara bari guterana kandi birinda ikibi n'igisa nacyo. Nyemerera rero nawe utera intambwe, ugende ujye muri abo ngabo, utera umugongo. Niko Timoteyo yahanuye, aravuga ngo mwene abo bantu bafite ukuntu bahindutse mu minsi y'imperuka, bafite ukuntu bikunda, bafite ukuntu bibona, bafite ukuntu birarira, ngo mwene abo nubabona ujye ubatera umugongo. Icyo usabwa wowe ni uko utaba muri icyo gikundi cy'abo bantu bavuga Imana neza ariko badakora iby'Imana ibasaba. Ariko ntago ugomba gukomereka kugira mu rwego uvuga ngo sinzongera guterana, sinzongera kubaha Imana, ahubwo tuje kuguhumuriza ngo wongere wiyunge n'imbaraga y'ubutware. Yesaya yarahanuye aravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya, ngo bazagenda be kunanirwa. Haleluya, haleluya, kuko hari imbaraga z'Imana bazongera bagahabwa. Nagira ngo nkubwire mwene data, iyongeremo imbaraga y'ubutwari, Imana ikuzuza umwuka wera, Imana ikumare ubwoba, Imana igutinyure, Imana yongere guhe kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, Imana yongere guhe kuryoherwa n'iteraniro, wongere uryoherwe no kubana n'abera, wongere uryoherwe no kumva iby'Imana ari byiza mu matwi yawe, wongere wumva ufite ishyaka ryiza ndetse n'umuhate wo gukorera Imana, kuko wa muntu wakubereye urusika ngo udatambuka ntago ari uzaguhemba. Abantu bakoze neza Imana izagira gute? Izabagororera. Imana ishimwe. Hari amagambo nasomye
ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ni ibice bitanu. Aya magambo narayasomye ntekerezaho, numva hari iyindi mbaraga dukwiye gutunga muri twebwe, imbaraga y'Imana izatubashisha gukomera muri ibyo bihe, kuko Yesu yarazi ko ibyo bintu bizabaho, ko tuzahura n'abantu bigisha ibyo badakora, ko tuzahura n'abantu ndetse batatwerera imbuto, tuzahura n'abantu batubuza kwinjira, ngo nabo ubwabo ntibinjiye barangiza nawe bakakubuza kwinjira. Yesu yarazi ko bazabaho, atwandikira amagambo rero hakiri kare azajya dukomeza. Hano muri Matayo ibice 5 ku murongo w'10 haravuga ngo hahirwa barenganyirijwe gukiranuka, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ese aho ntihaba hari umuntu wakurenganyije kandi ari umuntu w'Imana? Aho ntihaba hari umuntu wakurenganyije avuga ijambo ry'Imana? Aho ntihaba hari umuntu wakurenganyije ari umuhanuzi? Aho ntihaba hari umuntu wakurenganyije ari umuyobozi ukuyobora? Wigwa, wireka kuririmba, wireka kubwiriza, wireka gusenga, hoya. Ahubwo Bibiliya yavuze ngo urahiriwe, ngo ubwami bw'Imana n'ubwawe. Yesu azaguhemba, Yesu azakugororera kubwo kwihangana, kubwo gukomeza kurwana ujya imbere. Byuka rero, byuka, wari waraguye, wari waratenegutse, byuka, kuko hari ibihembo bigutegereje. Yesu arakurindiriye kugira ngo akomore ibikomere wakomerekejwe n'aba bantu bavuga iby'Imana ariko batitwara nk'uko ijambo ry'Imana riri. Wakomerekeye ahari ahuba bitewe n'umuntu musengana ariko utitwara neza, kandi mu itorero agaragara nk'umuntu mwiza, ariko wagera mu rugo ukabona ni igisitaza kuri wowe, ukabona rwose ni nkaho ibyo yavuze ntaho bihuriye n'umutima we. Imana ikongerere imbaraga. Iyo usomye aho twasomye Matayo 5:11 haravuze ngo namwe muzahirwa, ngo ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi ngo babampora. Hari abantu bashaka kugutuka, bakagutuka ati dore uko akorera Imana yabyirunduriyemo, bati uzanabipfiramo, akagutuka n'ibirenze ibyo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo bakabarenganya, umuntu akakurenganya mu rubanza ukarengana rwose, agahuguza ibyawe, akagutsinda, kandi rwose ubizi neza ko isamba ari yawe, ubizi neza ko amafaranga wayamuhaye, akakurenganya, uzi ko uri mukuri ariko ukuri ntikugaragare, ikinyoma kigatambuka. Ibyo byose bijya biba ku mugenzi ugana Siyoni, ngo bakakubeshyera, ngo bazanababeshyera. Umuntu yahimba urupapuro akakubeshyera, umuntu yahimba ibintu akubeshyera, agashaka n'ibimenyetso. Bijya bibaho, hari abantu bahimba agashaka n'ibimenyetso bibyemeza, umutima wawe ukababara. Ashobora no kugushakira n'ababigushinja bakaboneka, bakavuga bati twari duhari uyu munsi, iki gihe niki. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mwene data, nagira ngo nkubwire wowe uri muri icyo gikombe cy'ishidikanya Mana, muri icyo gikombe cyo kwiheba, muri icyo gikombe cyo kubura ibyiringiro, muri iryo shyamba Yakobo yakwandikiye ngo have. Nubwo wahungabanyijwe n'iryo totezwa ry'abantu, rwahungabanyijwe n'ayo magambo wavuzwe, nubwo wakwimishwa, hari n'abimuka ahantu, bakimuka ku matorero basengeraho, bakimuka mu dukaritsiye batuyemo kubera ababavuze ibinyoma, abababeshyeye, kubera ababatutse, kubera ababambuye, yaho bagahunga bakabebera bakajya kure. Hari n'abava mu miryango bakazimira bakagenda kubera imiryango yabarenganyije, kandi abo bantu mu bigaragara inyuma ngo bubaha Imana. Bibiliya yarabavuze ngo bafite ishusho yo kwera, inyuma ni ishusho, ariko ibyo bakora bihakana imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Abanyamasengesho baracyafite akazi ko gusenga. Abanyamasengesho baracyafite akazi ko guheka abananiwe, ko guheka abacogoye, ko guheka abafite amarira menshi, ko guheka abafite ibikomere. Ayiwe, Imana yo mu ijuru ibongerera imbaraga. Yesu azabahemba. Muhumure, uwo mwakoreye ni umwami. Muhumure, uwo mwakoreye arareba. Yabonye akarengane kawe, yabonye kubeshyerwa kwawe, yabonye gutotezwa kwawe, yabonye kutitabwaho kwawe, yabonye kwangwa n'imiryango kwawe, yabonye uburyo unanijwe n'ibyo. Aje kukongerera imbaraga anyuze muri njyewe, waje kukubwiriza ngo have wicogora, have winanirwa. Umwami Yesu azaguhemba. Ngo ingororano zirahari, ingororano zirahari
z'abantu bakoreye Imana bihanganye, kandi Imana yomora ibikomere. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kandi tumaze kuvuga ibintu bibiri bishobora kuba kuri uyu muntu wahuye n'uyu muntu uvuga ijambo ry'Imana ariko ubuzima bamo budahwanye n'ijambo ry'Imana avuga, yigisha iby'urukundo atarugira, yigisha ibyo kubabarira atababarira, yigisha ibyo kwera mu ngeso ze, ariko ibyaha byinshi umuntu atarondoye atavuze mu mazina byose abikora, isoko ry'imburamumaro ahahiramo. Kandi mukristo wagezemo ngo yavuze ngo aragura ukuri, ariko umugenzi uvuga ibyo adakora ahahira muri byose, aho ashaka amafaranga hose, habe heza habe habi hose ajya kuyakuraho, yabona akazi mu buryo bwiza cyangwa bubi bwose bujyamo akabukorera, yaba ari ukubona icyubahiro akibonye mu nzira nziza cyangwa zigoramye aragishaka. N'ibyo biba mu isoko ry'imburamumaro, ni ukugura ibyubahiro, ni ukugura ibibahesha kumenyekana bakabibirangirire, ariko batubaha Imana. Ariko mukristo agezemo yaravuze ngo njyewe ndagura ukuri. Imana idufashe kandi tugirire neza. Usibye igikomere cy'umuryango n'icyo gikomere cy'idini, hariho n'abagira igikomere cy'umwuka akanga Imana burundu, akavuga ngo nimba ari ubu buzima ndimo nubaha Imana. Ntago byakunda. Bene Asafu bigize kunamuka ngo babona batubaha Imana bakomeye, ngabona batubaha Imana babyibushye, ngo n'amaso yaraje ngo ajye umutwe kubera kubyibuha, ngo kandi bakora ibyaha. Ngo ariko mwene Asafu ngo yareba ukuntu yogeje umutima we, ngo akabona ibyago n'amakuba bihoriwe, aricuza aravuga ngo nogereje umutima wanjye ubusa. Ariko ngo kugira ngo yongere ahembuke, ngo yaje kureba iherezo rya babandi bakiranirwa, ngabona ni ribi. Arangije aravuga ngo nzipfire nk'umukiranutsi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bene data, ntimwifuze ibyabo bateye imbere, ibyabo banyacyubahiro, ibyabo bakurenganyije bagakomera, hoya ntubyifuze. Humura, Yesu aracyafite imigisha ageneye abantu bubaha Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Rero igikomere cyo mu mwuka Imana ikigukize cyo kwanga Imana ugatesha agaciro iby'agakiza, ari umuntu uvuga ngo agakiza karakakera, hoya na n'ubu agakiza karacyahari kuko Yesu aracyahari, itorero riracyahari. Ntabwo agakiza arakakera, na n'ubu karacyahari. Hari abagifite agakiza n'imbuto z'agakiza. Imana idufashe kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hanyuma no kudakunda Imana, kandi muri ibyo yaravuze ngo abantu badakunda Imana ntibayisenge ngo bazapfa be kwibukwa. Urumva ushaka kuba muri uwo mugabane, hoya hindukira ukunda Imana unayisenge. Nubwo watinze gusubizwa, ariko humura, Imana irashaka kugira ngo igerageze irebe urukundo uyikunda, izakugirira neza. Kandi si we wenyine, hari n'abandi uzi Imana yagiriye neza bubashye Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ikindi gikomere kibaho ngo habamo kwitakariza icyizere, kuvuga ngo ba bandi bigisha ijambo ry'Imana kandi badakora ibyaryo. Hari igihe bakubwira amagambo aguca intege, amagambo agutesha agaciro, amagambo yangiza uko usa, umuntu akaguhindanya, akavuga ububi bwawe, akavuga uburyo udashoboye, akavuga uburyo nta kintu umaze, akavuga uburyo nta gaciro, agatesha agaciro uko usa, agatesha agaciro aho uvuka, agatesha agaciro ayo wize, agatesha agaciro ibyo ukora, akakwereka ko nta kintu uri cyo. Hari igihe umuntu nawe ubwe yitesha agaciro, akitera icyizere, akavuga ngo ntaho nzagera kubera amajwi. Ariko nagiye mubwira ngo uyu munsi wiyambure uwo mudayimoni ukubwira ngo koko ni kuri, ngo koko ntaho uzagera, ngo koko nta kintu umaze, ngo koko urasa nabi, ngo koko si Imana yaguhamagaye, ngo nta nubwo ari Imana igukoresha. Naje kuvugana nawe ngo urabizi ko ari Imana yaguhamagaye, urabizi ko wumvishe ijwi utumvishe wumviranye. Niko Ikinyarwanda kivugitse mu buryo bwo kutumva neza, ntuwumve neza ibyo Imana yavuze. Urabizi ko wumvishe neza, yavuze rimwe ivuga kabiri gatatu, kwigutumye kwiguhagurukije, ariko abagutesheje agaciro wigenda muri urwo ruhande rwabo. Imana idufashe kandi tugire neza. Wasanga hari umumama wangiritse kubera ibimubwira ngo uri mubi, ntacyo umaze, oya uri mama w'abana, umura. Wasanga hari umupapa wataye agaciro kubera bamurenganyije, akumva ejo ntabwo azahagera heza, ejo heza uzahagera, Imana muri kumwe. Hari urubyiruko rutangira guhaguruka rugahura na ba bandi batamenye Imana by'ukuri, ngo kandi bavuga Imana bakababera ibisitaza, bamwe bakabakoresha n'ibyaha.
abo bakaguma aho hasi bagata ibyiringiro bati burya naho twahungiye tuzi ko tuhasanga ababyeyi, aho twagiye tuzi ko tuhasanga abavandimwe, tuhasanga abadutangira. Ugasanga umuntu yitereye icyizere, ejo ni heza, Uwiteka arahari, azakugirira neza. Ntabwo Imana izakugirira neza inyuze ku bantu, izakugirira neza kuko ari Imana. Kandi hari umuririmbyi waririmbye, ndumva hari umuririmbyi kuri nomero ya 10 mu ndirimbo zo gushimisha, aravuga ngo ni data wa twese mwiza, ngo kandi azi intege nkeya zacu, ngo aradukuyakuya kugira ngo aturinde Satani. Ni data wa twese, azi ko wabuze umuntu kumva, azi ko wabuze umuntu gukomeza, ahubwo wahuye n'abakuriganya, ahubwo wahuye n'abagusebya, ahubwo wahuye n'abagukomeretsa, ariko ni data wa twese uje kugukura muri iryo shyamba wasizwemo n'abantu nta gihumuriza. Uwiteka aje kuguhumuriza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turimo turagana mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kugira ngo dusenge Imana ikugirire neza kandi Imana yo mu ijuru igutabare. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, igice ni icya 8 ku murongo ni wa 3, haravuga ngo ariko ngukunda Imana, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nimba ukunda Imana mubyeyi, Imana irabizi ko uyikunda. Imana ireba mu mutima si inyuma, kandi ngo abavuga mwami mwami ntabwo aribo bazabona Imana. Imana irabizi ko uyikunda mu marangamutima n'ibitekerezo n'ibikorwa no kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana idufashe kandi tugire neza. Hari abantu bazi ko gukunda Imana babigaragariza mu mirimo yabo, abo bahaye umubare munini wa mituweli, abo bambitse imyambaro, abo bagaburiye, bakumva n'ibyo umuntu azareberaho ko rwose bakunda Imana. Imana ireba mu mutima ku buryo imenya ibyaha wagize uri no kuburira utekereza ugambanira umuntu. Imana ireba mu mutima, ireba imigambi ufite, ireba inama za rwiherera n'ubamo. Imana ireba mu mutima. Dawidi we rero yaravuze ngo waranangendereye sinziriye, gusanga mu mutima wanjye nta kibi kirimo. Nimba ukunda Imana no mu mutima nta kibi kirimo, nta bugambanyi, nta kwangana, nta gusebanya, oya, nta guhimbira umuntu ibinyoma. Ufite gahunda yo kubaha Imana. Imana irakuzi niza no kukugirira neza. Ntabwo izatanga itangazo bivuge ngo ahari ntimwandusha umuntu mwiza. Imana izahuri, izahuba, izazi kurebe kandi izakugirira neza kuko igukunda. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, ariko najya nkwibutse ko intego dufite y'ijambo ry'Imana ari uko ijambo ry'Imana uko ritubwira ariko tugomba kurishyira mu bikorwa. Kuko iyo utarishyize mu bikorwa uba umeze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo mu kanya gatoya akaba yiyibagiwe. Ntabwo nshaka ko wiyibagirwa mwene data. Nimba ijambo ryakurondoye rwose ko hari uwo wabeshyeye, ezwa. Nimba ijambo ry'Imana ryakurondoye ko nawe ubukene bwatumye ucogora, ezwa. Nimba ijambo ry'Imana ryakurondoye ko hari abo bagukomerekeje nawe ukabubanga urunuka, ukabubasabira ibibi, ezwa. Ni wowe ijambo ry'Imana ryabwiye. Nimba ijambo ry'Imana ryakurondoye rikakubwira ko watogoye mu murimo w'Imana, hari inshingano waretse, hari ibintu witaje kubera impamvu uri gusobanuza uburyo butandukanye, ijambo ry'Imana ryakurondoye reka ushyire mu bikorwa. Njyewe uri kubwiye nawe dufatanye kugira ngo tube maso. Imana idufashe. Imana igukize ibikomere byo mu muryango. Ni abavandimwe se? Ni ababyeyi batakwitayeho se? Ni aho warerewe se? Imana idufashe kandi tugire neza. Ni uwo mwashakanye se? Kandi avuga Imana ibyo yavuze si byo yakoze, ibyo yakwijeje si byo yagaragaje. Imana idufashe kandi tugire neza. Ni ibikomere wagiriye mu idini se? Hari umuntu wakurwanyirijeyo? Imana irashaka kugira ngo uhumure, wirorongotana, wijya kure, winyura mu nzira itariyo y'umwijima y'icuraburindi. Reka umwuka wera kuyobore. Ijambo namenye ko ngo abayoborwa n'umwuka wera ari bo bana b'Imana. Imana igufashe kandi kugirire neza. Aho se nimba atari n'idini, aho ntiwaba ufite igikomere ku Mana ngo yaratinze. Imana ntitinda ngo niko twibwira, ariko iyo igusubije ubona icyo gihe nyine ari cyo gihe igusubirijemo. Kandi iyo igusubije ngo rwose ya mibabaro iribagirana burundu. Muririmbyi yaravuze ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Imana igikuraho imiyaga
ikayikuraho neza ikayigizaho, ukayivuga ati uyu ni wa muyaga wahuhaga iwanjye, uyu ni wa muyaga wamuhiye mu itorero, uyu ni wa muyaga wamuhiye mu kazi, uyu ni wa muyaga wamushye mu rugo nashatse, uyu ni wa muyaga wamushye ukawushaka ukawubura, kuko Imana yakwibutse, kuko Imana yakugiriye neza. Ntiwihebe, ntucogore, garuka Yesu aragushaka, azakugirira neza. Ejo ni heza, humura urasa neza, humura uraberewe, humura uri umuntu w'umumaro, ufite umumaro itorero, ufite umumaro igihugu, ufite umumaro Imana igufashe, kandi Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ongera wigarurire icyizere. Uravuga utayo nari mfite barayandiye, uwo nahaye ngo ndangurire yarayariye, ahari nari mfite isambu niyo yari kuzanzamura none barayindiganyije, ahari se agashahara nahembwe uwo twashakanye yarakanywereye birarangira, ahari se nta kintu mfite, ahari se ababyeyi banjye baranyihakanye, ahari se nta muvandimwe nta nshuti. Hari n'igihe uvuga uti diporome yanjye isazuye aha, undi akavuga ati sinize. Ariko wikwitakariza icyizere, egera Imana iguhumura amaso, Imana ikore ku matwi yawe wumve, igufukurire iriba, iguha ubwenge bwagutse, ubashe gufonda ubuzima, ugira aha utekereza icyo wakora, Imana igushyigikire. Bishobora kuba ari icyo hasi ariko ukabona urazamuye, kuko Imana ariyo yatanze umugisha. Ntabwo umugisha uba ahantu, umugisha uba mu muntu, kuko Imana yakuvuzeho, kuko Imana igukunda, izabana nawe ititaye ku bakuretse. Ahubwo tinyuka, garuka, Imana ikugirire neza. Twubahe dusenga Imana. Ndasenga mu buryo bubiri, wumve ikikureba. Ese waba nawe waragiye ushaka gukizwa, ariko abo wabonye batakwereye imbuto ukavuga uti sinakizwa nka kanaka? Urashaka gukizwa? Umwami Yesu aguhe ataye mu mutima wawe, kandi wegera itorero uturiye hafi yawe, ugenda uterane, ujye mu materaniro, ugenda ubatizwe nimba utarabatijwe mu mazi menshi, kandi ukurikira inyigisho. Imana izabana izagukoresha hafi ndetse na kure. Aho ntiwaba se wari warakijijwe ariko ukagwa kubera gusitara, babandi bagusitaje kubera ibigeragezo birambye, kubera ubukene burambye, garuka mu rugo kwa data. Yesu azakugirira neza. Hanze ni habi, uzi wa mwana w'ikirara ibintu yahuriyemo nabyo hanze, ariko yisubiyemo aragaruka, hanyuma se arabaga, aramubagira, aramwishimira. Garuka nawe, Imana izakugirira neza. Hanze ni habi, Imana izagutabarira mu murimo w'Imana. Imana ikugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru igufashe, Imana iturengere. Hanyuma se wowe wari uri mu murongo rwose pe, ariko icyo waburaga kwizera ko Imana izaguhemba, ukaba ari imirimo wakoze ukayivuga ngo ariko Imana irabireba. Yibi bireba kuki nta sareri? Imana ifite sareri, izakugirira neza, kandi ngo ikiruta izaduha ubugingo buhoraho, kuko dufite irindi zina. Imana izaturirimbira, tuzaba ahantu hatari imibabaro n'imiruho. Mbega Imana nziza, mbega Imana idukunda. Hari amabanga ikumenyesha abandi batabasha kumenya. Imana ishimwe, hari uburinzi Imana iduha rwose ikakurinda, kuko muri kumwe. Ongera ukorera Imana kandi ukomeye kandi wizera. Imana ihabwa icyubahiro. Dusenga Imana. Mana turagushimiye kuko uri Imana yacu. Haleluya. Turagushimiye kuko uri umubyeyi udatandukanya ababyeyi, uri umubyeyi udatandukanya abana, uri umubyeyi n'abasaza urabamenye, n'abakecuru, abana batoyi, ingimbi n'abasore urabareba ukamenya uwo ari we, nturobanura ku butoni. Wowe wahamagaye wese uramwishimira, aba ari umuyuda aba ari umugiriki, uraza ukamwegera ukavugana nawe, ukomora inguma, ukamuhumuriza, ukongera ukamukomeza umutima. Turagushimiye aya magambo twumvishe aka kanya. Sengeye abatsinzwe kugira ngo ubababarire kandi ubasubize mu mwanya wabo ukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ababuze imbaraga z'umutima zo kwihanganira ibibagerageza, ahari ni ubukene, ahari ni amagambo, ahari ni intonganya, ahari ni ukubangamirwa n'abo babana, turabasenye ngo uha umutima ukomeye, umutima wihangana. Kandi ibyo bizaterwa n'uko bujuje umwuka wera, buzuza umwuka wera nk'uko wawujuje Stefano, ngo mu gihe cyo guterwa amabuye ngo ntakwihakane. Buzuza umwuka wera abari mu buriri baryamye kubera uburwayi, buzuza umwuka wera bahembuke. Uko wasanze wa wundi ku kidendezi, niko nawe uri bubasange kuri icyo gisasiro, ukabakiza indwara, ukabaha ihumure. Turabasengeye abafite aho bafungiranye cyane, bafungiranye muri gereza y'agahinda n'intimba, ujye ujyayo ukababahora,
havura imvune zo mu mutima. Mwami Yesu turasenze kugira ngo abo bose ubasure, abo bose ubagenderere, buri muntu wese umuha igikwiriye. Kandi turasenze Mwami, dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera, ari twebwe bigisha n'abigishwa. Imbaraga z'Umwuka Wera zize muri twebwe zitubashishe, kandi uduhe gutanga ibikenewe, ibikwiriye. Ndetse namenye ibikwiriye mu bantu twese, uzi ibikwiriye ababyeyi, uzi ibikwiriye abakobwa n'abasore n'abapapa, uzi ibikwiriye abigisha b'ibirangirire n'abagitangira guhaguruka, uzi ibikwiriye Mwami w'abami, abari kure, abari mu ishyamba batari bakumenya ngo bakizwe. Buri muntu wese mugendere, ijambo ry'Imana urisobanura uko ushaka ko aryumva, rimuhindure, rimukize. Twese tuzinjira mu bwami bwawe. Urakoze ko kuri Imana yumva gusenga, uri Imana ihanagura amarira, uri Imana irera imfubyi zikabaho, uri Imana igabura bikemera. Gaburira abashonje, ambika abambaye ubusa, babuze kirengera barengere, abari mu madeni bishyurire. Mwami Yesu turabasengeye, abafite ibyifuzo by'uburyo butandukanye kugira ngo barengere. Urakoze kuko ubyumvise, icyubahiro n'ubutware bibyawe, mu izina ryawe Yesu, amen. Ijambo ry'Imana nimba rigufashije kandi ukumva hari icyifuzo ufite, wandike muri komenti Umushyaka ari Kwemerwa TV, Mama Rufa, hanyuma utange icyifuzo tugusengere. Kandi ikigeretse kuri ibyo, ikirushaho ni ukwizera ijambo, ugasenga Imana ikakugirira neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha.